Hello nshuti zanjye nkuko musanzwe munkurikirana kuri channel yanjye ya Kevin Technician. Today I'm gonna show you how to unban WhatsApp number, cyangwa se uburyo ki wakora unban mu gihe WhatsApp number yawe bayibaninze cyangwa se bayifunze. Nta kindi ukora, uraza ukajya kuri WhatsApp yawe cyangwa se kambereke nomero babaninze ukuntu biba bimeze. Wandikamo nomero, hano ino nomero yanjye bayifunze ariko namwe reka mubyirebere. Murabona ko nomero yanjye bayifunze. With this account cannot use WhatsApp. We have completed our review and found this account goes against WhatsApp terms of service. Murabona ko nomero baba bayibaninze, nta handi hantu wemerewe kugira gute, wemerewe gukanda. So nta kindi rero ukora, ujya kuri Play Store, ukadownloadinga WhatsApp business. Mbona ko ngewe isanzwe irimo, nta kindi dukora no kuyifungura. Iyo umaze kuyifungura ushyiramo ya nomero iri banned, ya nomero bafunze. Murako ngo this is banned from using WhatsApp, contact support for help. Nta kindi ukora, uhita ujya hano kuri support. Nibyo nababwiraga, uhita ujya kuri support. Noneho iyo ugeze kuri support, uraza hano ukadescribinga your question. Wandikamo ngo Dear WhatsApp communicating team, my WhatsApp account is banned. Now I'm not able to run WhatsApp. I have read all your terms and conditions, but I think the something that caused my number to be banned. I have downloaded an offshore WhatsApp by mistake, so I beg you unban my number. I will never use an offshore WhatsApp app. We will follow our rules. I hope you will unban my WhatsApp as soon as possible. Thank you. My banned WhatsApp number is... So iyo ugeze aha ngaha witongera ugashyiramo ya namba bafunze. So iyo umaze kwandikamo ya namba rero bafunze, ikindi kintu uhita ukora, hano hari edi screenshot. Iyo usizeho screenshot igufasha kudescribinga cyangwa se igufasha ba bantu uri kwandikira, bafasha gusobanukirwa neza ikibazo cyawe. Screenshot rero uzibona gute? Uhita usubira kuri ya WhatsApp ya mbere imwe twatangiriyeho, ariyo iyi ngiyi ngo this account is banned. Iyo ugeze aha ngaha ufata screenshot. So iyo umaze gufata screenshot rero, ugaruka hahandi ukadingaho ya screenshot umaze gufata hahandi. Ugashyiraho iyi screenshot, ukongera ukazana hano, ukongera ugashyiraho indi screenshot, byibura zikaba ari ebyiri. So iyo umaze gukora aha ngaho uhita ujya kuri next ugategereza. Iyo ugiye kuri next, ibi byose ni ibibazo nyine biba bireretingana n'abantu bafite ibibazo bya WhatsApp. Uhita ubyirengagiza ugahita ujya kuri this doesn't answer my question, uhita ukanda ugategereza, ugahita ukanda hano kuri send aha ngaha. Okay, ubu umaze gutanga report yawe ku muntu wakoze WhatsApp, ugategereza iki? Igisubizo kagusubiza. So thank you for watching my video and issue detected
For my lesson, you have to contact me on this number. Uhuye n'ikibazo mu bintu mba nakweretse, mu buryo mba nakwigisha ukabona bidahura, wanshakira kuri ino nomero. Ino nomero niyo wamboneraho cyangwa se ukanyandikira no kuri WhatsApp, ntabwo ubufasha aho bushoboka. Thank you for watching my video. You have to remember to subscribe.